uyu munsi ni kuwa mbere hashize iminsi ingahe nkubwira ko umu yashize ariko tukiraho iminota yanjye iranshira kandi kugera mu rugo kare tujya mu rugo kare so muri amafaranga 220 sibyo shana ntabwo usha amakenga wabonye umukobwa na post inzu kunari mwiza ushira amakenga ko tutaziranye njye wabandi ishize iminsi 2 cyangwa icyumweru cyane iminsi 2 nakabisi nakazanye gashashya rero Gustave njye n'imaze iminsi nkorera akazi tumaze iminsi wangu ngewe kuko nsigaye kenshi nkorera kuri tele wagize amahirwe urahimba barampinduriye kabisa wagize amahirwe hari haboro none basigaye dukaranga none dufite manager erega wibimbira gutyo nanjye narakoze ndahazi yese rinejo ahora ariko hari abuze kuntetera muze kunteteramo ndego ntabwo se we bitewe na mu best wawe imeze byaragoranye cyane dushukana abarabiza bashwana mupiki hari igihe nyine azana ibintu kumva ntabwo murimo kugendana neza okay ahubwo kanze mwereke konti je kubigenza nikanze ndebe mu Yapani mbwira ari imyenda mu Yapani nawe namubonaga mu rugo nyine ari aho ngaho hari imyenda mfite nshaka kumwereka ko nayimesa n'ubwa mbere nanyizanye ushobora kuza kuyimesa nabi rero ugasanga iracitse cyane murebe turi buze kuza ntari kanze murebe urumva hari imyenda nshaka koza kumesa fresh nazanye mishyashya ntagazi kuno ubungu ntabwo yari yamenye kuno yayimesa ushobora gusanga ashyizemo mu kandi ntabwo yimishije murabizi byakira nabonye hari imyenda iba yihariye kuri uwo mwenda umesa nyine bitewe n'ukuntu umeze ntari bireba kuntu wenda sinzi tunaburi gukora se nta kazi bagwaye kenshi ko mbona utana akazi kenshi ngo gufasha kuri umwenda wose nta kazi bagwaye kenshi ko muri sigo utana akazi kenshi ngo gufasha nanjye ko ntacyo ndi gukora ngewe nsigaye nta kazi nakarangirira akazi ka hari yabanjyanye kabari gakeya cyane kene kajya kaba kenshi urabiza akazi ukora nanjye niko naje gukora najya ngufasha nta rero mu gihe mfite akanya akazi kaho karangira ku kazi pe okay kangende murebe rero ntariko turasubira mu kandi muze namwe protocol kunadukora sawa sheri cyane ari mukumbuye rumaze iminsi warabuze nanjye nayo mukumbuye nese shanda guhamagara ariko kuki udakunda kunyitaba telefone cyane no kubereza hari igihe mba ndi busy twari igihe ntera n'ubwo nkagira ngo hari umuntu ushaka usigaye ushaka kuntwara se kandi nta cyizere uba wifitiye hoya icyizere njye mba nyifite ariko sibyo muri iyi minsi nubizi yajya wizera hari igihe umuntu ari mu kazi kenshi gatuma pe uta ariko mbonye umwanya ndakuvugisha ndabizi uramvugisha pe ariko nyine mba ngukumbuye cyane kumbuzi ntabwo urushira gusa nyine ugize neza no kuza kunsura numvaga ngukumbuye cyane ariko sagaruka kunsura ryari se ubungu nongera kubona umwanya siko uyu mwanya wanjye aba ari muke cyane shajye wihangana umupange nawe ese ubu nkumbuye wowe ntabwo byabura ushobora gukumbura umukunzi wawe rero ujye wihangana nyine ushyire muri gahunda uvuga ati sheri wanjye ntabwo duherukana ubu ngubu reka njye kumurira ameze gute ariko nkawe ubundi ubaye ugiye kumva nk'igikobwa cyantwaye ntabwo byakubabaza ntakica wakica wamwitsa wese usigaye mu makanya gakeya imbere tugikundana ibintu byari bimeze neza ariko muri iyi minsi turakundana ariko kubera iki wagiye ugabanya sorry ubwo nyine mbivuze nabi ariko nyihanganira kubera iki wagiye gumuha umwanya mwinshi none ubu ngubu bose ubu nabonye akazi mbere nta kazi nari mfite ariko mfite inshingano nyinshi akazi ni byiza buriya rero ni byiza iyo ufite akazi nanjye mfite akazi birumvikana ko n'urukundo rwacu rurakomera kuko nyine ntabwo twifuza ibintu byinshi kandi urumva ko no kubana bizaba bimeze neza akazi ko ni sawa ni fresh gusa nawe ujya ugerageza nyine akazi ntabwo karuta umukunzi ngo ntibaba muri uru ntabara ngo nabako Napa uri kumesa sha imeze si imyenda barahinduye gutya nkaho wagira ngo akira dore hari imyenda nkozaniye hano ariko ifite kondisiyo zose zimeze zitekana ko nasi imyenda wowe isanzwe mfasha uyu ni umuti wawe uyu ni umuti
akana sukari tu akoze mu 25 singurisha humura ta nyereka iyo myenda umbwira ngo mesa urabona iyi myenda ishati y'umwe sundi utaretse kugorana sibyo ubu imyenda ibaye mwapa sige nkuzanira imyenda sige nkuzanira nyereka hanyuma nayikuzanira ntashaka imesa reba hera kuri ishati ubibona urabona ko ari umwe derere ishati nujya kwifura yo urashyiramo omo ariko reka nkubaze uyu munsi ni kuwa kangahe uyu munsi ni kuwa mbere hashize iminsi ngaye nkubwira ko omo yashize ariko tukiraho ura boss rero gira hino okay mbwira nta kibazo uyu munsi ndagira ngo ngutubure buri kimwe cyose kandi nyikubwire kugira ngo ucyumve buriya uhimu umusazi nta kintu binwaye ndagira ngo mbikubwire byose nari narabuze ntaho nagufatira nkubwira umunsi wa mbere wamaye isabune ya gifura nushaka kuyima nkubwira umunsi wa kabiri wamaye isabune ya omo nushaka kuyima uzamesesha amaboko yanjye ariko hagarara wirebe undebe nukumeze iyo unzanira iyo myenda yera de n'imyenda ya Bikira Mariya sibyo cyangwa y'abamarayika njya numva mu ijoro reba ukundi gusa n'aya makoti ubwanjye ndagira gutya ngo mese ngo ntuzankorere ku myenda umuti ngashirije wihangana gerageze urumva umbonera umwanya akazi ni keza pe mu buzima niko katugize ariko nanone urukundo barari hejuru ya byose wihangana ubonera umukunzi umwanya nta kibazo ni ukuri ngiye kugira nshaka umwanya nzayengerageza nyine nakoze sheri noneho ubundi muri iyi minsi sigaye usukishiriza hehe none ahubwo usabye akanya gakeya nimbuze ngo reka nze musuhuze ndebe uko umeze nshaka no guca muri salo nkajya kwisukisha byashaje urabona ntashyizemo igitambaro ndi kubibona n'inzara ahubwo sundi wagiye umbwira tukajyana iminota yanjye irimo iranshirana kandi kugera mu rugo kare tujya mu rugo kare sigaye usura nawe akanya gatoya aka kanya uragiye koko gusa uko ko ari uko ntagize nari nsabye urushya mvuga ko ngiye muri salo ndavuga ati reka nguceho nawe ngusuhuze ndebe uko umeze gusa uko ko ntabwo nzashaka umwanya nta kibazo ariko nyine wowe uzashaka noneho nongera kugaruka uzashaka umwanya urambuye kabisa mba numva nkukumbuye n'aka kanya uburambibye kanaka bibi ariko nyine nta kibazo nimba ugiye muri salo kandi ukaba ufite umwanya mutoya nta kibazo nakurekura ukagenda gusa nyine nugaruka cyane umunsi wose nta kibazo sibyo bebe ugeze hirya aha ngaha nta kibazo cyane uzagaruke witeguye ufite umwanya uhagije urumva okay uri kubona uyu muti nawo 25 bigusubizamo uyu muti ibyo bihumbi 25 nge nakubwiye ngo uyu munsi nushaka iyo myenda uyikatano isubize mu nzu nakubwiye ngo ndagufite gatano ko kandi akira nkwereke kunuko nakubwiye please sinshobora nkubita noneho nkorohera nakubwiye ngo wanzanye neza ariko nzagwa ngaho uzanjyana kandi bizakugora okay wait si mese uyu munsi ugiye kumemba amezi yanjye 3 fasha hano nkwereke amanya ntabyo mfashe uramemba amezi 3 agira hino uramemba iki amezi 3 agira hino maze rero undebe wire agira hino ngwino harya reka nshaka mepa baba ngo kundi ngo bazihunguye intuza zicara mu ntebe z'icyubaro kidakwiye aka kanya aka kanya umaze kwibagirwaho ngo ukuye ndabizi boss sigaye nkuzanira imyenda yo kwifurisha muri dry cleaner murishima simbizi nanjye wasarijwe n'iki amafaranga nkurimo so wambwiye ngo sinya guhembe amafaranga nzayaguha yaruzuye babarira pe haguruka mu cyubahiro cyawe boss okay nibutse iminsi yose mibi ariko nawe nubwo yagiye najya ndakara cyangwa ukandakaza uba wabeneye nimba nkubwiye ngo nyine amafaranga reba ukuntu ndi gusa basi sinambara ibirenge muri uru rugo hari umunsi utinjiza imodoka ngaha buri ikintu kimbabaje n'ukuntu mbwenga aka gacupa kangana gutya wakaguza 25 sibyo uzi ko nani inkweto za bodaboda mfite muri urugo zo kwambara uko abashyitsi baje umunsi kundi urambwira ngo nimunge ngo ningende ese uba wumva aho wankuye ndabigushimira ariko se nicyo ukwiriye gukora nzagume amavunja nanyica bizagenda
basi njyewe umbwira ikintu cyagushimisha muri kano kanya. Njye nukuzajya umembera ku gihe ntanagusaba gufasha byibuze. Ntabwo naze guhemba please twumvikane. Amafaranga sinjya kuyago kambwira ati yagumane uzayampa wambwiye projet afite. Si wabimbwiye? Ndabyumva. Akanyura bihindutse utengurakarijwe n'umutinguze. Umutinguze uragufasha kumesa ibintu. Uyu munsi none bya projet nabivuye mu byuma nanjye nibikire. Okay, mapani. Banza ukore hano. Mbahaguruka. Reka ni hamwe. Haguruka nkubwire sha. Ubuze umuntu asanze wicaye ngo ntiyabakunda kuguhohotera. Umva rero. Amafaranga yawe kano kanya hari akamodoka naguze. Zira modoka zaje za hybrid. Ari naguze nashaka kusubiza. Ngeze ko namenyereye amagare. Okay, isa nkaho nazanye ejo bundi. Nisubiza ejo bundi mu kimwe gitaha kizaza uzanyibutse nkoreza amafaranga. Yamaze kuri 200 angahe? Maze kuri 220. 220. So muri amafaranga 220 sibyo? Ndaza kuyakuba kabiri. Ubwo ndaguha 440 ngahe? 440. Uzayafate neza azaguteza imbere. Ndakomeza kukubanira neza. Ina myenda rero akira sibyo? So wa muti waruri gushwanira uyu muti urajyushyiramo agafuniko. Urumva? Urajyushyiramo agafuniko gutya. Witonde. Urajyushyiramo agafuniko kamwe. Muri iyi myenda yose umfasha uyishyizemo mu y'umukara yete w'umutuku. Munsi iki cyo ko nabonye utamenye kuva bagifungura. Iyo ni cover ntuyifure ndaje ndakwereka. Ifungura bate nyine mbwira. Nawe urangoye muri kano kanya. Diga nawe rero wajya wibagirwa wangu hari ahantu wangu yameze kuri hano. Ntabwo maze kumusimusha dore. Urabona nanabifunga ibyaje bifunguye. Urafungura gutya kano kantu kakuramo uko nguko tayari. Kambe mbishujemo bitandura cyane utazakugora. Oya kuremo mbirebe nyibari imyenda yose ari jye ugize ukamimbira ngo umaye imyenda myinshi nane yo wigezemo. Utangiye kugorana. Kira naho ari cy'insasa. Se kano kanya ntitwiyunze base. Mbona ari imyenda 3. Noneho umukara. Nta omo nta uriya muti. Ushobora kwita isumutuku yera umukara. Akazi keza. Kuzinuka. Nze kicho ngicyo ukijyanye iki ngiki rero. Kumbwiye ko nisoza ndagishyiramo. Mazira yo mazina y'ibyongereza simba nyazi. Mushaka ukita igifurumba cyangwa ukita umufuka. Uyu n'umuta n'umufuka. Kiti igifurumba cyangwa umufuka. Nta kibazo. Ngaho kora akazi neza. Nta kibazo. Ariko ibyanjye ubyige ubikomeze. Genda ujye mu business yawe ariko nzerekane. Ngo kuba kabiri kuba kabiri hakubabona biha amadunu bigira bati 200 zuraye kuba 220 440 ukabura yamaye kereka atari Richard wirwera mvura n'isi kambishyira ese bunda aho n'abajura baha sinka buca tugiye guhangana hasi no hejuru nyima amafaranga yanjye n'inzu nzayirimbura cyangwa nzayirwike nsubira iwacu. Iyi nzu nayo iri hasi amafaranga yanjye yaramvuna saneri seseme gusabira aho ngaho. Ikintu bitwaye ko umeze mesi ibingibi mbona utamenya ukuntu ubwoko bwabyo bimeze. Shatse noneho amaguru nayo so yambona ntiyanguramo yo kuzo. Nanjye wagira ngo ndibajyaga neza nizo zubi byose ko byimenyeho amazi. Ibi bintu biba byiza byirukanka buri munsi ngaho sonoriza yamera umutwe ngaho ziragira zite buse noneho na ko bidakinguka se. Ndamenya muhera he. Cyamuhoza disi. Like ikinjanga bikunze ni cya Gustave. Ntabwo boss wanje. Ariko rero nubwo bose babana kiracyanye. Mbere muho. Injira cha. Wabijeje hanze. Injira. Tambuka. Tambuka ariko. Aha nahere. Nje ko basura ndabagendere. Uje guzurane? Mwebwe. Ubwo ninjye wari kuje kwirebera. Nje gusaba mu rugo bose nanuhari. Ntabwo ari boss. Koteye neza bambe we. Umva se nyine. Vugisha ukuri se naho.
bose nawe akamege hajya wimenyera bose nawe usubize hanze se hano ni iwawe usubize hanze ibyo ushaka kureba hano ni iwawe ndakubwira ngo uri mwiza ndakubwiye bwiza bwese buri hehe nyine nsubize ibyo nkubajije ugabanya amagambo numva amagambo yakwishe kanceceke noneho ndebe ubwo iyo serivisi ukakoze mu rugo mwabayemo kibaranga n'utugambo atansiyo ntabwo ndi umukozi wo mu ruganga uri umwana wa boss oya ntabwo ndi umwana wa boss nanjye ntahoze nsa nabo wagira ngo banshishirije ibyo tubyihorere nabi mbaza icyo ukeneye nyugugenge boss yarana boss se kikuza nabonye hari Gustave apo aho ni wacana niwe nishaki niwe mukundana rero ntabwo dukundana mbwira ngurangira ahantu icyerekezo arimo ugenda uhite umugwa ahubwo ako kantu ndangira ahantu Gustave rero ugiye kumanuka gutya uzamuke umanuke ucurangure bamusanga hariya ndani ubuse ko nshanze shandangira neza mwana we kuba mubwiye ngo uzamuka amanuka atambika wongera umanuka usubira wavuye ni birenze sibyo bino koko urumva nabishobora okay gusa aza guhindukira urasanga ndi hano nta kibazo ndangira ni gusa nsigira kanoti mbere ko nafura dore mbanza nabi mwana ntacyo dore ngo wowe ugenda dore uzamuke kwa turiya dusikariye kuriya ukumva hanyuma ugende uhita umubona urasanga yicaye bariya ngo ugende ase makani hari poste nabonye ejo bundi wa postinze ya poste wayi nabonye wayishyizeho wowe nta nubwo ujya uva mu bintu nk'ibyo ngibyo ko kiracyana bro abonye ari mwiza se ni sita we ni beso wawe seta wanjye n'umukobwa tugiye dukundana asase mwiza ubundi ujya kwica ibintu byose ahera kuri stati none urifashe uramutangaje sibyo sinamumenye n'abandi benshi bakurikirana stati za bamumenye gusa uramenye wamurobya ari umukobwa ni mwiza man none se ubundi nakunda umukobwa ngo ni mwiza yego ndi kubyumva ni mwiza ndi kubyumva ariko cyazo kirimo baramugutwara abana bakurusha amafaranga kuko ngewe nkunda man abana bazize gute barusha amafaranga urabizi neza uburyo ngiye mbigenza umushara membe urabizi ukuntu mbigenza enda savinga man gusavinga ni kimwe sibyo uburi gifata ugafata umukobwa urabona posting umukobwa hawo uri babanye namara gusimbutse ku bundi wowe urate numva wallahi ubundi wowe urate ko ntabona nyina posting umukobwa ngiye umva gato mubwire ntuzongeye postinga kiracha ahubwo uzaze umunyereke wa kintu ugati sinzongera kumupostinga nawe urumonye ko ari mwiza ukuntu ari mwiza ucira amakengu ko tutaziranye ngiye abandi ahubwo ngera kugiraga inama none ushaka ko mukwereka undi umwana ukona ni mwiza urumva uri kumucuruza cyabyihorera ariko abakozi dukorana bose bagomba kumenya ko ufite umukobwa mwiza ngisigaye muri abakozi se none se ntabwo bazanura n'inkoresha ubukwe muri abakozi uvukana nande ntabwo tuvukane ko ni inshuti zanjye kandi turakorana muri kampani njye wanyizera urumva ariko bro nufata umukobwa ukamukunda ukamutangira kumumurika umuposting umugira utabwo nkanjye w'inshuti yawe wagombye kumuzana ukamunyereka ebwana nkanagushimira buriya ifoto irabeshya nyine nawe igihe cyawe kizagerwaho uzamubona oya bro buriya anytime dushobora no guhura bro nkamuguteretana urabizi kandi ntuje no kudufaranga gake uzi gutereta se nawe ushaka kundusha kudufaranga ariko teta usigaye uzi bizi nawe ntambwira warabimenye Besto, komera. siko waratinze kuza gusohoka ukingo Nari ndi mutuma hano. Besto, meze neza. kwabuze nibaza ko nje kukwireba Twari tukunda. meze neza Twicaye hano agiye kuvuga. Wewe ngo uriya muhungu wawe uriya mukozi wawe sha ni umusazi Oyas. uzi gafilime kaba kuri gate Bwoko ki? ndumva umva ngo ufite ibibuno byiza nguri cyiza Umva noneho ntabwo uzi uriya mujama w'iwacu tubana. Babenda kwica. Gusa Babenda. kaka bisiri Sibuye. Yamuza diskabaye n'inshuti yeso Nikameze. Ose mu wayiwacu wabonye rero nakuganirize Gustave akose nkiriye Gustave Oya. Ahubwo kazanire Besto. Kazanire n'akabikiye dore Besto. ubundi Besto bamuhagurutsa Besto wahaye undi mwana Imagine ndamu. ndanze nimumanze mu cyangwa ikiganirizo ni cyane akira
umuhungu wanyu kwa Zanira tumuhe. Yesu we. Ese muraba best ubundi? Ko mbona nanjye mfite agashere twitana aba best ko tuba tumeze gutya. Ubwo yagutangiriye mu muhanda. Nimutiga kuba ndabaha n'izindi. Ntabwo yaguhereje hanze. Amutipe wanyu. Akira nawe niko ameze tu. Ya uramureke. None se mwana. Dore nagusuye rero. Ubuzaga ku rugo cyane. Umva ejo muri se bwo mavuye. Iminsi ni nk'ibiri. Ishize. Iminsi 2 cyangwa icyumweru. Yani iminsi 2. Kaka bisi nakazanye gashashya. Nose abashiri Kaka bisi nakazanye ariko uyagiye. Mo turagutekera n'icyahise. Ese ko mbona mutishimye. Ese mugira mu na amazi ngira ariko mwanditse. Je kiro mwumva ariko mwumve. Ngewe ariko mujye ntabwo mwishimye ntabwo mumeze neza. Nge ntabwo mbishaka. Ngewe nanahuye na best wanjye tuba twishimye. Nge byanandaka ngewe. None se mutekera icyayi? Uzanzanira amazi. Igenda ubugitetse. Sibyo? Okay ndaje ngaruka ariko mubigeze kuri. Mumbwira ukuntu imeze neka ikingana gute? Yazana amazi. Nge nukuri nanabishimiye ndaje ngo nimo muganira. We shaje umuntu yarwaza umuntu sere. Nibyo nari ndimo mvubwira abashiri bawe bampamagara bambwira ngo ndagutetse. Kandi kuko ko biba bishingiye kuki? Abashiri banjye baheze. Kandi bagira benshi. Umuntu hari umutipe umva. Sinibuka izina rye. Phone ari nakuzanyira. Kuriya no mureze nanjye nubwo nyikundana nawe. Kubera iki? Nakajama k'amafoto ahubwo hari undi mutipe n'ubuto yo gutera. Ufite ku inote. Bafite ikofi byinshi. Numuzansohoka. Nge nabahamagaye bahamagaye nge nahise mbyihorera nge kwanza. Ejo yarambwiye ngo azajyana muri yote. Gustave shana umwana mubi. Ako se waretse kutuvangira wowe. Natetse icyayi.